nibo bazicara ku nyanja y'ibirahure baririmba indirimbo y'umwana w'intama watambwereye kukuremwa kw'isi nibo ndakura maze kugira imyaka 25 mamaze kwitaba Imana dusigarana na papa byari ibintu bitoroshye cyane kubyakira birumvikana cyane kubera yuko mama yari umubyeyi mwiza cyane pole Clarisse Karasira abayimico myinshi itandukanye abayigiza hakabayo n'ingeso bimeze bite mwana wanjye urakomere cyane kuko uri wamenye urajya ukora ibyiza uzibukira ibibi mwana wanjye komera kuko uri mwana wanjye nubwo ibyo ubona bigushuka ntuzateshuke uzahindura isi nziza cyane iyi si ntiguhindure mbikugire mubi abo muri kumwe bajye bakubona urugero rwiza nubikora utyo mwana wanjye uzabaho neza cyane komera kuko uri mwana wanjye nubwo ibyo ubona bigushuka ntuzateshuke uzahindura isi nziza cyane iyi si ntiguhindura mbikugire mubi abo muri kumwe bajye bakubona urugero rwiza nubikora utyo mwana wanjye uzabaho neza cyane ngo mwana wanjye nubikora utyo uzabaho neza cyane indirimbo y'umuririmbyi cyangwa se y'umuhanzikazi turi kumwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi reka mbakurikire mbashimire mwese mudukurikiye muri aka kanya mu biganiro byacu tubagezaho buri munsi ko bw'ijoro ko bukeye mudukurikira muri benshi turabizi tubazanira abantu batandukanye bafite ubutumwa bafite impano zitandukanye abaririmbyi kuri iyi nshuro rero turi kumwe n'umuhanzi mushya uje atuzaniye indirimbo ye kandi ni indirimbo nziza yabasogongejeho mu kanya araza kuduturamira nyine no mu zindi zitandukanye ndetse n'iyi ngiyi kuko amaze kuririmbaho igice kimwe cyayo ndetse na chorus cyangwa se refrain nitwa Bikemu turamenyanye mu biganiro bitandukanye reka dutangire rero tumwakira asuhuza abadukurikiye anabibwire uraho neza kandi urakomeye ndashima Imana umeze neza ndakomeye ndabona inganzo rwose meze neza cyane murakoze cyane ku bantu badukurikiye barifuza kumenya ninde tugiye kubana muri iki kiganiro mbere ya byose mbanje kubasuhuza amazina yanjye nitwa Ingabire Liliane nkaba ndi umuhanzikazi wifuza kujya mbere ntangiye vuba ntago ndabimaramo igihe kirekire ariko mfite intumbero Ingabire Liliane ni umuhanzikazi reka twibaze Ingabire Liliane rero ataratangira umuziki Ingabire Liliane ni muntu ki ubundi mu buzima busanzwe Ingabire Liliane umutima we wuzuyemo icyo yahe mashimwe Ingabire Liliane ni iki amaso ye yabonye mbega Ingabire Liliane ivugeho mu buzima busanzwe ngende umuntu wubatse ndi umudamu mfite umugabo mfite n'abana urebye mu buzima nagiye nyuramo ni bwinshi cyane hari cyanteye kuririmba hari cyanteye guhanga iyi ndirimbo cyane cyane ko wumva ko meze nk'umuntu uri gutanga impanuro rero mfite ibyishimo cyane yuko
ndirimba kuko nabyirutse ndi umwana ukunda kuririmba cyane kuva ndi umwana mutoya nahoze mba muri korali aho ngeze hose nkajya muri korali ubuzima bwanjye nisanga mu ndirimbo ni nayo mpamvu nicaye ahangaha ati niyo mpamvu nicaye ahangaha Liliane ni nk'iye nkuru y'ubuzima bwawe ujya wumva wasangiza abantu ukavuga ati nkurikije ibi bintu nyamara mbivuze nkabibwira abantu nabo babasha gukomera bakibuka ko nta hantu Imana itakura umuntu kandi nta nandi kure itamugeze inkuru ntago yabura kenshi na kenshi kubivuga biragora ariko nta muntu wabura ikintu yasangiza abandi cyagira aho kibakura kandi ngo kigira aho kibageza kuko ubuzima ni ishuri cyane njyewe rero kuva ndi umwana mutoya nabyirukiye kwa nyogokuru wanjye nari mfite ababyeyi bombi icyo gihe ndi umwana ubwo kwa nyogokuru twe tubayeho imibereho mibi cyane ibabaje tukagira ba marume tukagira sogokuru amaze kwitaba Imana ba marume batangiye kudufata nabi niyo nkuru mba numva nabwira abantu kuko iyo nkuru yarambabaje cyane ni ukuvuga ngo ahantu twarahabaye njyewe nahabaye ndi kumwe n'abasaza banjye ariko nyogokuru agakunda abahungu cyane akanga abakobwa kandi yari yarabyaye mama ari umukobwa umwe mama nanjye ambyara ndi umukobwa umwe ariko kubw'impamvu z'akazi yari afite biza kuba ngombwa ko ngewe nkurira kwa nyogokuru naje kubaho ubuzima bubi ubuzima bw'inzara ubuzima bwo kubura imyambaro umubyeyi wacu yadusora yatuzaniye imyambaro nyogokuru akayitanga yatuzanira ibyo kurya nyogokuru akagaburira babuzukuru b'abahungu ngewe akambwira ati wowe uri umukobwa n'ubundi mama wawe yagusize hano wasanga nta n'umuntu muzima uzavamo ati ubundi muri kamere yanjye ngewe ntabwo nkunda abakobwa akanabimbwira ati mama wawe yavuye hano kubera ngewe kuko ntabwo nakundaga imyitwarire y'abakobwa mbese ni amagambo yajyaga ambabaza cyane kugera n'ubwo yajyaga duhereza ibiryo turi benshi yaduha ibyo kurya mu gihe ibiryo byo mu cyaro aho hantu byari ibijumba n'ibishyimbo ubwo babyara banjye b'abahungu twajya kurya bakambwira ati wowe urajya urya imboga ari uko umaze ibijumba 4 ntabwo nari nzi kurya neza ku rugero bariho yego ubwo nafataga ibijumba 4 mu ntoki namara icyambere imboga bakabazikuyeho na bya bindi 3 bisigaye bakaba barabinyatse mbega nza kubaho ubuzima bubi ariko nkajya nicara munsi y'urugo nkaririmba akaririmba numvishe ku rusengero nkakaririmba kuko icyo gihe bari abakatolika mbega kuririmba kwawe byakomotse ku mibabaro y'ubuzima niho najyaga nkunda wanyuzemo niho najyaga nkunda kuririmba kuko iyo nabaga ndi kuririmba numvaga umutima wanjye uruhutse ubwo rero naje gukura ngize imyaka 10 mama aza kubona akazi noneho gatuma akora aba mu rugo aza kunjyana nuko natangiye kuba impande y'umubyeyi wanjye gutyo ndakura maze kugira imyaka 25 mama aza kwitaba Imana dusigarana na papa byari ibintu bitoroshye cyane kubyakira birumvikana cyane kubera yuko mama yari umubyeyi mwiza cyane pole cyane iyo umuntu ari kuvuga amateka nk'aya birumvikana bafite imbamutima nyinshi ntabwo biba byoroshye kubivuga ariko bituma umuntu aruhuka yari umubyeyi mwiza yaradukundaga yapfuye ryari yapfuye 2020 yego kuvuga ngo nta kintu na kimwe twigeze tuburira mu biganza byiwe naho namariye gushaka n'abasaza banjye bamaze kubaka urugo yarakomeje aradukurikirana nk'umubyeyi akaduha sapoti ariko mu kurwara kwiwe yarwaye bitunguranye tuyoberwa ikintu arwaye kugeza ubwo no kwa muganga baje kuducyura baratubwira ati umubyeyi wanyu nta ndwara tumubonamo ni mu mukire mu mujyane mu rugo yego sorry
ubwo byaje kuba ngombwa ko papa ajya amamagara buri kanya akambwira ati mama wawe biranze. Ndavuga ati nanjye munenirwarize ngerageze ndebe yuko namuvuza no hirya no hino tukareba ko yakira. Naje kumujyana baramuvura amera nk'uworohewe icyumweru kimwe. Nyuma y'icyo cyumweru turimo kuganira nibwo ari nimugoroba yambwiye ati noneho ndi kumva nshaka kurya. Ndagenda mutunganyiriza amafunguro ndavuga ati mama yakize. Ubu ngubu noneho ngenda numva afite ibineza neza ko yatse ibyo kurya. Naje kubigarukana ndabimuha arabirya. Mu gihe nangiye kwakira umunezero w'uko umubyeyi kuva ariye akaba yicaye ndimo kwiyumvisha yuko mfite ibyiringiro ko akize. Ndaririmba indirimbo zo mu gitabo ndasenga nshima Imana. Hashize akanya arambwira ati ndashaka nanjye gusenga. Arasenga yasenze isengesho riri hagati y'iminota 40 cyangwa isaha. Arasenga ku mutima nkajya nikiriza amen ariko nishimye mvuga ati mama kuva ari kuvuga yakize. Ubwo uwo munsi yasenze yararyamye arasinzira nkabona ko ari gusinzira bisanzwe. Mu gitondo ndamukangura biranga ariko nkabona ko ari guhumeka. Umunsi wa mbere uwa kabiri atavuga adakoma. Umunsi wa gatatu mu ijoro ryaho nibwo yitabye Imana. Amaze kwitaba Imana ihangane n'ukuri ihangane kandi ukomere ntabwo biba byoroshye yitabye Imana turi kumwe. Ubwo hari saa sita z'ijoro mbwira abantu ati abo twari twararanye nyine bavuga ati kuva adaheruka gukanguka reka turare hano tuze kureba ukuntu bigenda. Ubwo narababwiye ati mama ibyiwe birarangiye. Noneho bo kubera ko bari bazi ko kubyakira bitari bworohe bakambwira ngo aracyahumeka kubera ko yari afite ikintu muri we kimeze nk'ikiri guhiritiramo imbere twebwe tukagira naho we mu bigaragara yari agihumeka cyari icyo kintu. Ubwo mu gitondo kare nibwo navuze ati mama yapfuye uko byamera kose ntabwo umuntu umeze gutya yaba ari muzima. Ubwo tumweguye cya kintu kiraceceka. Cya kintu kimaze guceceka nibwo umushangazi wari uhari yahise ambwira ati byarangiye. Bwari ubuzima butoroshye. Narababaye cyane kubera yuko mama twajyaga tujya inama yari umujyanama wanjye yari umukunzi wanjye yari inshuti yanjye kuko yangiraga inama mu buzima bwose. Ubwo rero nyuma yaho nibwo naje kuvuga ndavuga ati uko najyaga mpimbira indirimbo korali ni gute ngiye ntakora indirimbo yanjye y'ubuzima bwanjye, ni gute ntakora indirimbo ikubiyemo amagambo umubyeyi yajyaga ambwira. Nibwo natangiye kujya nkora indirimbo zanjye zishingiye ku buzima atari ubuzima bwanjye bwite gusa n'abandi hirya no hino ukabihuza. Yego urumva ni urugendo rutoroshye. Burya abantu nibabona umuntu aririmba bakwiye kujya bamenya n'impamvu umuntu aririmba. Aba ari impamvu nyinshi zitandukanye z'ubuzima. Nyuma rero apfa niho washatse? Oya yitabye Imana n'ubundi narashatse. Nubwo yari ari mu rugo ndi kumwe n'umugabo amfasha kumurwaza. Yambaye hafi nawe muri ibyo bihe bitoroshye amfasha kurwaza umubyeyi wanjye. Ingabire pole sana. Ishapo komera hano ubuzima butari bworoshye namba. Reka tugaruka kuri ya ndirimbo yacu watanye uvuga ngo mwana wanjye ndifuza nyine kuyikubazaho byinshi nabyo udusobanure n'uriya mwana uri kuririmba byose nyine kuko wumva ko ari kwajya ngo ni story kabisa y'umuntu mwari mwicanye uri kumutongera ati nyaboneka byose tugiye kuza tubigarukaho mu kiganiro cyacu. Reka dukomeze duhimbaza Imana n'ubundi kuririmbe cyagice na rifure byasigaye.
niko bimera amasomo ni meza mwana wanjye ariko nk'iryo shuri uzahura na byinshi bikugerageza hari abagushuka bashaka kugukura kuko uri wamenye urajya umenya ubwenge kandi wibuka imana ya so na nyoko ujye wibuka gusenga buri munsi nubwo byaba bigoye mwana wanjye abo banyamahanga uzabereke inzira nziza mwana wanjye uzahagarare mu kuri wamenye urabe nka Danyeli ageze i Babuloni ari umunyagano uracyari muto mwana wanjye imbere yawo afite iminsi yo kubaho uyitegure neza mwana wanjye ubuto ntibugushuke gukora ibizira abo muri kumwe ubabera itabaza ubamurikire nimwemera mukumva muzajya ibyiza byombi wow nimwemera mukumva muzarya ibyiza byo mu gihugu ndashaka kumenya noneho iyi ndirimbo intego ifite ni iyihe wayanditse uri mu bihe bihe uyu mwana ninde uri kubwira ni inkuru itoroshye ariko kubisobanura kugira ngo buri muntu wese abashe kubyumva uyu mwana urimo kubwirwa yaba njye yaba wowe yaba uriya ni mesaje y'umuntu wese ni mesaje y'umuntu wese akenshi na kenshi tujya tubona abana bagiye mu bigo by'amashuri abagiye mu bikorwa runaka ariko bashobora kubitindamo ni ukuvuga ngo iyi ni impanuro yahabwa buri muntu wese kuko niba wenda urugero umubyeyi wawe akohereje nko ku ishuri hari impanuro agomba kuguha ubwo twari tugeze wari uri mu bwenge indirimbo yaba iy'umuntu wese uri kuyumva rwari igihe umwana umwereza ku ishuri iyi ndirimbo natangiye mvuga ngo uwo mwana ashobora kuba wowe ashobora kuba njyewe wabwirwaga ashobora kuba n'undi muri rusange ni ukuvuga ngo iyo umuntu arimo kuguha impanuro amera nk'uri kugutonda ibihango niko najyaga numva abantu ba kera bavuga nyaboneka uzitware gutya uzabigenza na Bibiliya niko ibigenza na Bibiliya niko ivuga Salomo ahugurwa mu mubwiriza bari kuvuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza aba ari nko gutongera yego ubwo rero nanjye wenda umuntu yavuga ati se umwana yabwiraga ninde ukurikije ku kigero mfite ntabwo ndagira umwana ujya kwiga mu mahanga nk'uko umuntu ashobora kumva ngo iyo mu mahanga akagira ngo uwo mwana namwohereje wenda mu mahanga oya no mu mashusho wakoze ukuntu imeze wenda ndajya nyavangamo bagende bayareba nta kibazo ubona nyine wari ufite mesaje kabisa ati wa mwana we dore uragiye wenda abantu nyine banaboneraho kuza gusura channel yawe ndayipininga munsi y'iki kiganiro bareba indirimbo nyine ubona ko ari indirimbo witondeye cyane ifite mesaje rwose iyo mu mahanga rero aho hantu uri aho uri gukorera muri iyi minsi yaho uri kugenda abantu baho bagomba kukubonamo urugero rwiza ugomba kugira ahantu bavana ukagira aho bajyana ariko mu byerekeranye n'urugendo rwa gikristo nicyo nashakaga kuvuga ni ukuvuga ngo aho uri hose ugomba kuba urugero rwiza kugira ngo na ba bandi bakwigireho bakurebereho noneho ya mico yawe ya myifatire yawe inzira unyuramo uko wowe ubiyereka nubiyereka nabi bazakubona nabi ariko aho ngaho twatangaga impanuro ko nuramuka wiyeretse abo muri kumwe ukabereka ko uri umukristo ukabereka ko uri mu nzira itunganye nabo byanze bikunze bazahinduka banyure muri iyo nzira itunganye nicyo kintu niyo mesaje nashakaga gupikaho iyi indirimbo rero ishobora kugera kuri abo bana koko bari mu mahanga
batari kumwe n'ababyeyi babo, bafite imyitwarire n'impanuro bahawe n'ababyeyi babo bagomba gukurikiza aho ngaho bari. Umuntu uri ahantu ari guhanurwa, urugero nk'aba bantu bari mu magereza, uri kumva ko ahantu bari ni ahantu hadasanzwe, ni ahantu bakwiriye kugira indi myitwarire ihindutse kurusha iyo bari bafite mbere. Aho hantu hose niho nagiye pika utwo tuntu, niho nagiye nshaka gukomaho agati kugira ngo buri wese ikintu ahugiyemo abe yabasha kumenya uko acyitwaramo, abe yabasha kumenya ukuntu ahindura bagenzi be neza, abe yabasha kumenya ukuntu avana bagenzi be mu ngeso mbi akabajyana mu nzira nziza. Ni indirimbo rwose witondeye kabisa, birumvikana cyane nk'uko umaze kugenda ubidusobanurira. Ubundi kugeza uyu munsi wenda mu nganzo yawe uhimba indirimbo ubundi ugendeye kuki? Nshingira ku buzima buriho muri iyi minsi ya none. Turi mu isi y'iterambere ariko yuzuyemo ibibazo byinshi bitandukanye. Dukwiriye gukomera, ntabwo dukwiriye kwiruka ku iterambere ngo twibagirwe yuko umuremyi nawe tugomba kumuha akanya tukamwegurira imitima yacu, cyane ko tuzi neza yuko yasezeranye ko azagaruka kutujyana, kandi ntituzi umunsi n'igihe azagarukiraho. Indirimbo rero ndirimba zishingiye kuri ubwo buzima, ariko no gukangura abatuye isi kugira ngo bave mu byo bahugiyemo bibuke n'Imana umuremyi. Urakoze cyane. Hari ukuntu umuntu iyo ari mu muziki aba afite umuntu runaka cyangwa abantu areba akavuga ati uyu nguyu nkurikije ibi uko aririmba, style mbona akora mu muziki, ndifuza kugira ikirenge mu cye, ndabona bikora neza. Wowe hano iyo uzengurukije amaso wenda mu iri torero ry'Abadventiste usengeramo, wowe ni nk'uwe muririmbyi ubona ko bati vraiment no muntu ndamuprefera nanjye kuba nkawe. Mu Badventiste buriya indirimbo zavumiye mfite Imana ziramfasha cyane, ndanazikunda ku buryo nageze ku rwego rwo gufata imwe nkanayikora cover nubwo ntarayigaragaza, ariko ndamukunda cyane. Uraturirimbiraho rero, niye wakavarinze ko nanjye nzikunda. Indirimbo ye ivuga ngo nibo. Urakoze cyane, uvuze Vumiriya rwose ndavuga ati yariwe kabisa. None rero tugende ku ndirimbo ya Vumiriya ushobora kubuzi kuririmba, wenda buririmba agace gatoya cyane nkuko uvuze ko ari we ufatira wenda urugero. Baraharuhiye ariko barihangana, mu buzima bugoye babucamo baranesha, babanaga n'abanyamahane bahoraga babendereza, ariko intego yabo bera yahoraga ari ukunesha. Nibo bazicara ku nyanja y'ibirahure, baririmba indirimbo y'umwana w'intama watambwereye kukuremwa kw'isi. Nibo amarembo y'ijuru azikingurira, Yesu abaha ikaze ati nimuze muratsinze. Siko wamumize. Ndamukunda cyane. Biraryoshye cyane. Hari undi nawe ureba ukavuga ati kabisa uyu muntu. Yego, undi muhanzi nkunda cyane bamwita Clarisse Karasira, nkunda indirimbo ze. Yego, kozaho gatoya. Narakuremye mu bwiza, urihindura mubi uriyoberanya, naguhaye isi ngo uyigenge, urayangiza uyuzuza intambara, ngutumye amahoro ugwisa amahano, nguha ishyaka ry'ibyiza none ugushije ishyano, umutima wawe uwuzuza ibibihi bizarimbura isi. Nkugire nte niki nagukoreye kumbabaza, ngaho umpindukirire ubona amahoro. Mwana w'umuntu hinduka, mwana w'umuntu umva, yewe mwana w'umuntu hinduka, mwana w'umuntu umva.
wow mana yanjye abantu bari kudukurikira barabyumva hari ibintu umuntu avuga wenda mukaba ngo ni ryashyushya ry'abanyamakuru uyu muntu azi kuririmba ni umuririmbyi mwiza afite ijwi n'ibyiza arasa neza afite indirimbo zisobanutse umuntu utamushyigikira we yaba yibeshye rwose ushaka gushyigikira umuziki nyarwanda ntushyigikire uyu mutegarugori kuri ngira ngo nawe waba uri kwigiza nkana kuko impano yarayifite ntabwo uceka ko tuza gutinda cyane muri iki kiganiro wowe ubundi umaze kwandika indirimbo zingahe uyu munsi wamaze gusohora zingahe maze kwandika indirimbo zigera muri 20 izo maze gusohora audio ni indirimbo 8 video ni indirimbo imwe ariyo yiri maze kurimba ivuga ku mwana bayita komera kukuri imaze igihe kingana ikigiye hanze imaze iminsi 2 yego yes komera kukuri ni indirimbo ya Ingabire imaze iminsi 2 igiye hanze urayibona cyane turayipininga munsi y'iki kiganiro mugende muyirebe rwose ni indirimbo nziza iri kwigarura imitima y'abantu bamaze kuyireba ifite amakomenti aryoshye ni indirimbo nyine igaragara ko irimo message kandi yateguwe urayisanga kuri channel yitwa gute Ingabire Official niyo channel ushobora kureba ino ndirimbo ukifungura kino kiganiro abona link munsi yawe ku buryo ushobora kugenda nyine ukumva iyo ndirimbo ndetse ukayisangiza n'abandi bantu bashobora kuba badukurikiye tugiye rero umuntu ushobora kubona kugushaka ashaka gushyigikira umurimo ukora we yakubona ute kuri iyo channel hariho nimero zawe yego hariho nimero zanjye yes ushaka kubona nimero z'uyu muhanzikazi ujya kuri iyo channel nyine ukayisura ubasha kuzibona tugiye gushyira icyo bita agashingura cumu mu kinyarwanda hari indirimbo bigeze undirimbira aho yakorari robot ivuga ngo uruwigitangaza ndifuza ko twasoza ariyo turirimba maze tukareka abantu b'Imana bagakomeza gufashwa n'iriya ndirimbo yego Uruwigitangaza Yesu abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo nishimwe n'iby'umwana w'Imana kuko ari we washoboye gucungura Imana data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo wiremeye ubwoko bwawe ishyanga rikuye amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora urakoze cyane nguru w'igitangaza mwami twari kumwe n'umuhanzikazi Ingabire Liliane niwe twabanye muri iki kiganiro cy'uyu munsi cy'umuziki reka tubareke mukomeze kugenda mukurikira indirimbo ze zitandukanye kuri iyo channel hariho n'ama audio ni iki kintu barasangaho lyrics y'indirimbo barasangaho amakava y'indirimbo zo mu gitabo ndumva ari ibyo Imana iguha umugisha cyane wadusengera Imana tugasoza murakoze kadusenga Imana uhoraho murengezi w'ubugingo bwacu urukundo rwawe n'imbabazi zawe bihebuje byose nicyo gituma aka kanya twicaye ahangaha duhumeka umwuka w'abazima uhabwa icyubahiro data mwiza turakwinginze kugira ngo ubane natwe iki kiganiro dukoreye ahangaha ntikibe impfabusa gihindura imitima ya benshi ni ukuri kandi Uwiteka Mana ishobora byose dukomereze mu buntu bwawe ukomeze abababaye hirya no hino iyi message turimo gutambutsa izagira abo ikugarurira tuzabane nawe iteka komeza kubana natwe no kutugirira neza ni ukuri turakunezerewe cyane kubw'ibyiza dukorera fasha buri umwe wese mu mpande enye z'u Rwanda no mu isi yose muri rusange mu izina rya Yesu amen.